bakagushengerera bikarya bake rubanda bagahera inyuma yaba bitamenye ikabigutegereje. Zani inzoga nzanindi mwana wa mama tuziture macaro waruvuza cyuma urwase muzigura nzamusabi azayimana bizigaho manzi nararageje iyo rwagucaniriye niwitsa irangucikiweho n'ishyamba abintwaro ukarora nabi bakujugunya ishanga. Oh, hello my people, nongeye kubasuhuza aho muri hirya no hino mu mpande enye z'igihugu, mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burasirazuba, mu burengerazuba, yewe n'abantu badukurikira bari mu mujyi wa Kigali. Nizere ko aho muri mumeze neza. Ngewe rero mubona ku nyakiramajwi zanyu ni Hagenimana Jean Claude. Nk'uko bisanzwe ni njyewe mukunze kubana ku biganiro bitandukanye ariko byibanda ku muco, bishumangira umuco nyarwanda. Yego ni njyewe mukunda kubona. Ntago rero ndi njyenyine, ndi kumwe n'umusaza, umusaza rwose wacuranganye n'abasaza bo mu myaka ya kera benshi bashoboka. Niwe rero nagaruye. Ubwa mbere dukorana ikiganiro abantu mwarabyishimiye, mwagize amatsiko menshi kuri uyu musaza. Nanjye nk'umuntu ukunda aba followers banjye mbabera imfura, none namugaruye. Rwose ndabazirikana kandi ubusabe bwanyu buba bumeze nk'itegeko. Niyo mpamvu namugaruye rero kugira ngo noneho aturamburire, atubwire byimbitse imva n'imvano y'umuziki we, yewe n'igihe yawutangiriye. Reka rero nere kuvuga menshi, muhe ikaze. Nzenda kwakiriye. Murakoze cyane, ndarushimye. Andi makuru se ko haciye iminsi? Makuru ni meza, turashima Imana, turi bazima ntayo byaciye. Nakavuriyo karagwa, abantu bari gutera ibishyimbo, umenya kajojobye ntawe hame. Ariko ndabona ishobora kuza kugwa, ariko ni nagwe di nukuri turayikeneye kuko hari ibishyimbo biri mu butaka bikeneye imvura, burya abantu turya kuko twabonye imvura. Yego nibyo rwose. Rero bushize twaraganiriye ariko abakunzi banjye baragukunze. Bishimiye uko uganira, bakunda umurya wawe. Ni ukuri bansaba ko nazongera kuganira nawe kugira ngo bamenye byinshi. Nta na nimero wari wabahaye. Ku musozo w'iki kiganiro uri buze gutanga nimero yawe. Ese none ndumva nta bigoye kuba abantu bakubonye bakakwishimira bakavuga bati umuntu uzamugarure. Wenda ubwo nukuvuga ko hari uburyo baba mubonye. Yego. Niba ari uburyo butandukanye n'ubw'abandi se. Mbese ubwo nta buryo umuntu ntabwo bashobora kumenya uburyo bamubonyemo, kuko iyo bakubwiye ngo uwo muntu turamwifuza bamenye uko umwe aba yakubonye, uko wese abafite uko yakubonye gutandukanye n'ukundi sawa uko biba bimeze. Yego. Ya papa nuko rero ndumva noneho twakwanzika. Umuziki wawe wawutangiye ryari? Ese hashize imyaka ingana iki ucuranga rwose ukora kuri gitari? Hashize igihe kingana gute? Nge rero nkubwiye igihe natangiriye gukorera kuri gitari wasanga hari imyaka myinshi maze ariyo maze narayikozeho. Ntumbwire ko ndanaba ntarakavuga. Wowe ufite imyaka ingahe se? Ni muri 20 na gutyo. None se ubwo kuva muri 77 hashize nk'imyaka ingana? Urumva ko ni muri za 60. Ntago oya kuva muri 77.
77 kugeza ubu ni muri 40 ariko si muri 40 gute ni muri 40. Ukuvuga ngo rero ngewe niga gukora kuri gitari ubwa mbere ndumva narayikozeho ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi muri 77 mu munsi nabatijwe. Ndibuka ko hari umugabo wakoraga izamu ku byahoze ari ibiro bya komine, yarayizanaga nkakunda kumwogereza igare, noneho bya bindi rero by'ubukubaganyi bw'abana, ariko nkaba ndi umuntu wabyibutse nkunda kumva umuziki kuri radiyo, nkakunda gukubagana cyane numva ibintu mbese by'umuziki bimbamo. Yego. Noneho bya gare nozaga nkaryoza nkegeka hariya, hasigaye nkajya gushima kuri gitari, kugeza n'ubwo yigeze azasanga ndayivuza nkubita urushyi, ntuzongere kuyikora aho tubuciye wa mwana wuciye urakubagana ntuzongere. Binyanga mu nda kubera ko icyo gihe nigaga aya mashuri y'imyuga, nigaga muri Serari. Oya nari ntarayitangira Serari, ariko Serari yari haruguru y'urugo hafi aho ngaho. Ubwo biza kugera muri za 78, ariko nkajya ngenda nkamwogereza igare, nkamwiba umugono, hashimaho nkamwigana. Nta kuvuga ngo wenda ngo nubwo hari utuntu nzimo, navuga ngo hari mwarimu nigeze negera, kugira ngo wese wabona umuntu kwigisha gitari gute muri icyo gihe no kuyibona ubwabyo byabaga ari intambara. Ukuvuga ngo ubwo yabaga iturutse ahantu hangana gute, hafi mu birometero nk'10 kugira ngo ikugere. Urumva ko ntabwo ikindi bigeze muri za 81 na 2 n'ibindi byose aho ngaho, wenda umuntu yajyaga ajya kuyihiga, zari zimaze kwamamara mu bigo by'amashuri n'iki, ugacungana wenda n'abantu baje mu mavakanse, ukagenda ukabavumba. Nabwo ari ukukuvumbya, utavuga ngo wenda uramubwira ngo iyi ni dongo, iyi ni rengo, iyi ni ngo wanyeretse iyi ndirimbo. Ya ahubwo we byagusabaga gufungura igihanga, ukanareba n'amaso, ugakanura, ukareba ibyo akora nawe ukabyiga. Kuko ndibuka bigeze muri za 80 na kangahe, ndibuka ko hari umugabo wacu wari umuganga, ndumva ntabeshye, Ngabo nziza ndumva akiriho, yari n'inshuti ye, umumubajije yamukubwira, yari umugabo w'umuganga Augustin. Uwo mugabo yari umuganga yitwaga Magizime, nibwo bazaga bakaza kumusura bagacuranga. Nanjye rero kubera ko gukunda umuziki kwanjye, nkagenda nkabegera nkareba ibyo bakora, barambika hasi nkakora, kugeza ubwo Ngabo nziza uriya wenda nuko yaba atakibyibuka, ariko yabyibuka mwibukije uwo mugabo. We yamwibuka kuko agahita nabyibukiraho, kuko Ngabo nziza nawe mwakunze kubonana. Twarahuye nk'inshuro nk'ebyiri agiza gusura uwo mugabo, niba bariganye, niba ari impamvu z'iki simbizi, ariko yazaga kumusura ndamuzi, kuko yarazaga bagafata gitari umwe undi bagacuranga. Noneho nanjye kubera ko icyo gihe habaga profeseri baje kwigisha muri NT, zabaga ziraho, noneho nanjye ngafata base nkabakurikira, kugeza ubwo yabwiye Magizime ati nyamara uyu mwana azamenya gitari. Ubwo rero ntago nacitse intege, ngo wavuga y'inzu cyuruki ntibwanyobwa. Nkubwiye ko ibyo navuza byose byaramvunnye, byarangoye, sinabashije no kujya muri bande, ariko wenda ahubwo ko nabashije kuzireba nyinshi zishoboka, kugeza kuri izi zavutse ejo bundi, zirimo isibo y'ishakwe, zirimo izi ngeri ingenzi, mbese abantu barimo ba Mihigo Shushu n'abandi. Ariko mbere narebaga Impara inshuro nyinshi, narebaga Abamararungu, narebaga Referoze, narebaga Inyampinga kuko yajyaga izeho hano iwacu ku Kamonyi. Yewe n'Impara niyo zagera Kayenzi cyangwa zaje hano hakurya Irunda, aho hose najyagayo nkajya kureba umuziki. Ugasanga rero noneho rero byaje kugera aho binyanga mu nda, kugira ngo mbashe kuyimenya neza. Naje gure kwiga ishuri ry'imyuga, binyanga mu nda. Ndavuga nti ngewe kugira ngo nzamenye gitari ntayo ngira bizangora, kandi data na mama nabakeneye no kwa sogokurumba, ntago ari abantu bangurira gitari. Nafashe icyemezo, kubivuga ntago ari kosa kuko nta gitutsi kirimo. Nafashe idebe, nkoramo gitari ebyiri, ngufashe idebe rimwe nkoramo imwe, mfata n'irindi nkoramo indi, bigatanga umuziki. Ahubwo reba ikigusetsa, namenye kuriregera rwose, ukumva umurya waryo urimo urahura n'uwa gitari.
amadeba abiri ni ukuvuga ngo nakoze idebe rimwe ndikoramo gitari imwe n'irindi ndikoramo indi ariko zitanganye ibiri imwe ni amagitari abiri. noneho aho mpuriye na gitari nkagenda ngakoraho ngasanga mbese ndimo ndagenda buhoro buhoro kugeza ubwo byaje kugera aho wenda tuvunagure twihute. ahubwo amatorero baraje za EDPR ibiki amagitari noneho barasesekaye aho ngaho nkajya ngenda nkavumba. ariko tukiri aho ese ko muri icyo gihe ugitangira kwiga gitari byari byoroshye kuyibona? nakubwiye ko kuyibona bitari byoroshye. yewe na Habarure mama na Suriya twigeze kuba inshuti turanamenyana nabariya bakazigira ujya wumva batanga ibiganiro kuri Teti Radio. iriya ndirimbo Siteri bayicuranga hari igihe twabaga turi kumwe hariya mu Gacurabwenge. hari igihe twanatemberanye iyo za Remera baririmba iyo Siteri baririmba n'utundi nzakirijwe ryanjye ejo ndirimbira muri utuntu nk'utwo ariko kubera gukunda umuziki ubwo urumva byari bigeze muri za 89 urumva byari bimaze kugera. noneho rero ubwo nakomeje kugenda nzivu muri za 86 na 7 amatorero baragenda urumva bari hamaze gucya kabisa uko iterambere rigenda rizamuka buhoro buhoro ariko amagitari agenda arushaho kuboneka kagenda kuyavumbarira abantu b'abarokore duturanye. byaje kugera rero muri 90 na 2 na 3 nimugoroba nkajya njya kwitoreza aho abakongomani bari bacumbitse baba professeur. buryo ngakina nkabigana uburyo bakina kompanyuma ariko ndinze ngera aha nta mwarimu wigeze mpagarara imbere ngo arambwira ngo iyi ni ngo kora hango. Ese ntawe wigeze ansobanurira ati mu muziki harimo game zingahe kandi wenda mu muziki nzi ko habamo game ebyiri wenda ibyo simboza aho nawe narabivumbye mu gitabo. game ebyiri ubwo nizi game majeur na game mineur. yego ubwo ngenda mbivumba gutyo ariko ibyo ari byose nubwo ntabyize mu ishuri ariko ibyo ncuranga bishobora wabyumva neza ashobora kuba byashimisha. impano niyo iza mbere ni ukuvuga ngo n'ubundi kwiga wenda se nkorogoye ntabwo nguciye mu ijambo mbabarire. ubundi ntabwo ibi mbikomora kuba naragiye mbitoragura gusa hari ibindi nagiye mbikuraho. ubu ikintu bita umuduri ndakizi kuko nicyo nabanje ndi umwana. ikintu bita iningiri ndakizi. ikintu bita ikembe ndarizi. ikembe bavuga ngo ni iry'abarundi ndakizi. gitari sinyizi cyane ariko ibyo nzi ndagerageza sibyo. ariko ibyo bikoresho byo mbuko ari 4 ndabizi. ntago nageraho iningiri irambitse ngo mburi icyo nkora. sinageraho umuduri urambitse ngo mburi icyo nkora. sinageraho ikembe riri ngo rirambitse ngo mburi icyo nkora. noneho muri gitari by'indengakamere byo muri gitari sinasanga kompanyo mirambitse ngo mburi icyo nyikoraho. sinasanga bass irambitse hasi ngo mburi icyo nyikoraho. soro sinyizi neza cyane ariko ntiyabirambitse hasi ngo mburi icyo nyikoraho. ubwo rero bituruka kuki kuko ngiye ngiri n'umwana nakundaga kumva umuziki cyane ku buryo na data na mama bigeze kugurisha radio rwose nta mahoro nigeze mbaha. byarangiye ari uko basubiye Uganda kuzana indi. Pasokuru yari hari indi mukuru niga muri Sarari hari igihe najyaga kuragira inka wenda ntagiye kwiga kuwa 6 no ku cyumweru no kuwa 5 kuko ndibuka ko twibugaga iminsi ni kuwa mbere kuwa kabiri kuwa 3 kuwa 4 naba nagiye kuragira ntabwo nashoboraga kujyayo ntafite iyo radio. Ndafite radio niba bayinyimye ngo nyijyane ubwo naravugaga ntubwo nyine nukuza nzondesha cyangwa nkazita ku gasozi nkigende. ubwo rero urumva burya nta umenye ikintu atakivanye kure urumva imvune yo kugira ngo noneho numva ko nabuze gitari nge no kuyigira ku idebe n'ibindi. rero umbwiye uburyo byabagoraga kwiga umuziki numva ndababaye. hari ukuntu abana bo muri iyi minsi hariho uza akambwira ngo ni ukuri ngo nziga gitari noneho ukumva ari kwibaza ukuntu aziga gitari kandi utera intambwe imwe gitari mu isoko zirimo abaturanyi babaye benshi ariko ukumva nyine aracyafite impungenge zo kwiga umuziki kandi noneho ibyo bikoresho we n'abamwigisha yabibona. rero mwebwe mudukurikiye ntimwongere gucika intege. mwumvisha ukuntu kera bitari byoroshye kubona gitari ariko ubu ngubu mu masoko atandukanye
wabona gitari kandi ishoboka, yewe ukabona n'umwarimu. Ese ntago ubu ngubu ibintu byo kwigisha ntago ujya wigisha gucuranga? kwigisha iyo mbonye nigisha mu amasomo y'ibanze kuko nziho make, ubumenyi bw'ibanze ndabuzi kuko nubwo mvuga ngo ntago nigeze mbigeraho mu ishuri, ariko mfite ahantu nagiye ntoragura utuntu tw'udukayi nkagenda ndundanya aho ngaho abantu bandi bagiye bigiramo, no nkaturebamo nk'umuntu uzi gusoma no kwandika gusa, ariko ntavuga ngo ndiyambaza ngo mwarimu runaka. Ibyo mbonye byanditse nkabishyira, nkanabibona biri teori nkabishyira pratique kandi nkabona bivuga. Ahubwo rero icyo uvuze ubundi kw'iki gihe nashishikariza abana bakiri bato, ntabwo amashuri wenda ushobora no kuyiga ntaguhere kimwe n'imyuga. Uyu ni umwuga usigaye utunze abantu benshi rwose. Bibaye byiza niba ubona ku ishuri bitagenda, nakugira inama ukicara ukigira no gucuranga, ukigira no kuririmba, ntubure byose kuko nta mwuga buryo udashobora kugutunga. Umubi ni uko babyumve ko ari umwuga nk'iyindi yose, nkuko wajya gukanika n'ibindi, ni nkuko wafata gitari ukayiga nawe yagutunga. Wese kuvuga no gutaruka, mu by'ukuri hano akenshi ibiganiro ngewe ngira ni ibigendanye n'umuco wacu, karahanyuze, ibyaranze imyaka yashize kugira ngo n'abana bari kuvuka ubu, yewe n'uru rubyiruko ingimbi n'abangavu bamenye se ni gute ubuzima bwo mu myaka nka 50 ishize bwari bumeze. Nicyo rero ngewe nicyo nzajya nkusanya kugira ngo abana bari kuvuka, abana turi kubyara bamenye uko byari bimeze, nabo bahereho basigasira umuco wacu. None hari indirimbo mu kiganiro gishize, hari indirimbo wambwiye ko wakundwa ni ya Sebatunzi, niko wambwiye. Noneho umbwira ko iyo ndirimbo ba Sebatunzi wakunze kujya ahantu bari gucurangira nubwo wewe ngo wari ukiri umwana, sibyo? Harira niko yabimeze. Iyo ndirimbo yitwa Nyirabisabo. None iyo ndirimbo Nyirabisabo ubushize watanzeho agace gato, none abantu bansabye ko ya ndirimbo wayicuranga yose kuko bumvishe ko uyikora nka Sebatunzi, kuko wakundaga kubona anacuranga cyane. None rero abakunzi banjye, abakunzi bacu, abakunzi b'umuco nyarwanda, yewe ndetse nabo dufatanyije kuwushyigikira, ndumva iyi ndirimbo rwose wayiduha, noneho ukayiduha imbumbe, tukumva incurango ya Sebatunzi, dore ko wambwiye ko wakunze kuba ahantu aba ari cyane. Ntabwo nabaye ahantu Sebatunzi ari, nakubwiye ko ngewe kubera gukurikira radiyo cyane narayikurikiraga, ahubwo abantu nabonye bayicuranga bayigana ni Impara, nizo nakunze kureba ziyigana. Impara nizo zarayiganye. Noneho nkajya nkunda no kuyumva mu bitaramo kuko nakundaga kumva radiyo cyane, nta gitaramo cyancikaga. Buriya hari n'izindi nanga za Kinyarwanda, uretse ko ntari nitonda neza nimbona abantu babikunda cyane, hari izindi nanga za Kinyarwanda ushobora kwigana kandi wazishyira mu byuma bya ruzungu ugasanga pe ugasanga ziraryoshye cyane, ku buryo gusa wenda icyo ntakamenye neza, sinzi wenda hari uramutse uyiganye utatse uburenganzira ba nyir'ubwite, wenda bitakugiraho ingaruka. Ariko wayikora. Hari ibyo ngibyo barabisobanuye. Ibi ngibi tuba dukora ntago umuntu uba umwibye igihangano cye, oya, ahubwo ni ukukomeza kugisigasira. ngewe niko mbifata, kuko n'abana nk'ubu n'urugero, nshobora kuba mfite abana, noneho babona ndi gucuranga izi ndirimbo za kera nabo bakabikunda. Nuvuga ngo niba babimboneyeho rero, nuvuga ngo abana bavoma ku babyeyi. Rero niba yabonye nkunda indirimbo za kera nzicuranga,
nawe ari buzicurange. Ibyo bikomeze gusigasira wa muco wacu. Rero nta kosa uba ukoze kuba wafata igihangano cy'umuntu ukagisubiramo uko cyakabaye, nta bindi bintu wongeyemo ngo ukiyitirire, ibyo nta kibazo. Yego rwose. None rero nizo mpungenge najyaga ngira. Oya rwose impungenge zishire. Hari inanga nziza buriya abasaza bagiye baririmba nziza ziryoshye rwose, ushobora gushyira muri gitari, wayishyira mu byuma by'abazungu kumva ivuyemo muzika nziza cyane. Sinzi preparation musicale, ariko burya iyo ubutinzemo hari akantu ubasha kumva, ukanasobanukirwa. None rero iyo ndirimbo nimwe mwabimbwiye muri komenti ko musaza yacuranze neza, munsaba ko nzamugarura, none nabikoze. Nababwiye ko intego yanjye ni ukutabatenguha. None rero iyo ndirimbo hamwe n'izindi nk'abandi bahanzi nta mpungenge biteye, nta n'icyo bitwaye, ahubwo ikibazo ni uko ifata igihe kirekire. Igihe kirekire se urumva ari nde wanze umuco? Urumva warambirwa kumva umuco se? Ntabwo warambirwa kumva umuco rwose, nta kibazo kirimo. Yewe none abishobora, ushobora kuba hari abandi bahanzi wakunze gushobora kwigana, kuko wenda wagiye ubabona nabo ni benshi, nabo rwose urareba kandi ukunyoroshyaho rwose, umwanya ni uwawe bisanzwe. Kandi namwe abakunzi banjye mujye mugende udakoze subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bitandukanye ubasha kubibona. Inzoga nzanindi mwana wa mama, tuziture macaro waruvuza cyumba, urwase muzigura nzamusabi, azayima ndabizi gahomanzi nararageje. Ndirimbaga mwana wa mama, nirukera ikibahega mwana wa mama, nirwunguka iminega haga mwana wa mama. Ninkubita urugero gahaga mwana wa mama, nirutagera urubuga bagaha mwana wa mama, gira inzigo nabishana yiga mwana wa mama, mpamirizamo kuba ingenzi no kuba binyu, mwana wa mama. Mwana wa mama, ndirukeri nabazaga mwana wa mama, ndirukeri ikibahega mwana wa mama, zana inzoga nzanindi mwana wa mama, tuziture macari mwana wa mama, uwaruvuza cyuma rwase muzigura nzamusaba inkayi, azayima ndabizi mwana wa mama. Simfa n'ikindi n'umugore wanjye, umugore wibanze ni nyirabisabo,
nagiye kumusaba rero gansanga arabenga garutse kumushakagaho nsanga ararwaye umukubyi w'igikondoga yaramumpebeje umutezi w'inkarago yaramumpebeje n'uw'urugimbo yaramumpebeje umukubyi w'igikondoga yaramumpebeje umuraguzi w'umutigaho yaramumpebeje mwene rusaki yaramuma uramumumaga mwana wa mama unsindira iby'ububa n'iby'ihino databuja n'ingeno nziza gampumbe mugabo wehe simvumba urugamba gamvumbe mugabo wehe nzamurwa bukanyabwa ngo gaho manzi nararaye inkubito urugero agahaga mwana wa mama irutagera urubuga bagaha mwana wa mama gira inzigo n'abishyana yiga mwana wa mama mpamirizamo kuba ingenzi no kuba binyuma ishema ry'abasore nduwarushinga bigwi basingiza warusengwa ndumugabo waruye mwana wa mama mwana wa mama niko mbega iyi ndirimbo neza nk'uko n'abakunzi babivuze indirimbo iza nk'umwimerere wayo mva nta nota nakuraho iza yuzuye ariko none nkaba ngize amatsiko uretse Sebatunzi urumva we wahuye n'abacuranzi benshi bo muri ya myaka nta wundi muntu ujya wigana neza rwose abantu bakakubwira bati niwe ntabwo nabasha kwigana ijwi 100%, ariko abacuranzi nzi kwigana wenda mu micurangire bo baba benshi nko mu ndirimbo za nkuru nziza nakoramo muzabamwite nawe wenda imwe muri izo none guma nkuze mwite nawe uranyibutse hari indirimbo ye waba uzi gucuranga mu ndirimbo za mwite nawe kangerageze numve nabasha wenda ndira rwose iyo finyora ukanyoroshye wimfatanya n'izamu n'irondo shenge mbabarira ziko nta rurabo rutoha rutuiwe akazi kanyimakanya ndagukunda nkagukumbura shenge sinaruta nkangura bizi abanditeguye ngo nze kugusura bati nta n'umwe usohoka hari akazi rukundo we sinarinzi rwose ku rukundo rubuza amahwemo ukarara utaryamye ukamera nk'uwasinze ugahwera ukarara utagohetse izuba rikarasa iyo rwagucaniriye ntiwitsa gira ngo ucikiweho n'ishyamba abintwara ukarora nabi bakujugunya ishyanga rukundo we
kwirondo mba ngutekereza ngafata iya Kiyovu nkaboneza Umuhima Kimisagara na Nyabugogo umuseke ukeya nkubona wese agira iyo mbundi nshengura ibitugu naho urukundo runshengura umutima ndashaka kudomoka ngo ndebe iyo utuye ngasanga ari kure ariyo bigwa rukundo we ahubwo rukundo nyarukundamutse tuganire nkubone nkiri rukundo we siko nta rurabo rutoha rutuhiwe nzi ko akazi k'ubu kabonwa n'uwozereye nubikiwe imbehe ko naba nkabiheze wambona hehe ko ntaba nkikuhere naho wankunda nge sinagukundira ntajo teme inzara igutema amara rukundo we wimfatanya n'izamu n'irondo shenge mbabarira ziko nta rurabo rutoha rutuhiwe akazi kanyimakanya wimfatanya n'izamu n'irondo shenge mbabarira ziko nta rurabo rutoha rutuhiwe merci cyane nanjye ndabashimiye utaramye neza rwose urafata umurya ukawujyanisha n'ijwi ukumva ko bihura kumva ko watugaruye n'ukuri muri ya njyana yacu watugaruye mu myaka yashize ibyo rero rwose bizakomeze gutyo kandi n'abandi muzajye mumwigiraho none Martin ese utaramira hehe kugira ngo abantu bumvishe uyu murya nabo ukabakorogoshora utaramira hehe ku buryo bazaza rero nta hantu nakubwira ngo ntaramira aha cyane uretse ko inshuro nyinshi kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru nkunze kuba ndi mu kabari bita Albatros gakorera igahanga yego igahanga aho bita Rwabutenge niho nkunze gutaramana n'abaturage baho rimwe na rimwe ubundi nkaba ndi hari abantu wenda bambwira bati ngwino usimbuke ugire icyo udufasha nk'abantu by'iyo za Nyanza biraka byaboneka umuntu akambwira ati ngwino nkujyane mu bukwe runaka agenda tugafatanya nubwo wenda nshobora kuba mbasha gucuranga indirimbo z'abantu ku giti cyabo no mu bukwe ncurangamo binongeye no muri bande ncurangamo kuko ndi umwe mu bantu bacuranga banaririmba kandi nzi gukina gitari zo mu bwoko bwose uko ari butatu gitari basse gitari solo na acoustic na solo urayizi ntabwo ari cyane ariko ndagerageza bya gisaza mu myaka ngezemo bisobanuye ngo hari bande nyene rwose yampamagara ko mwakorana ukajya ucuranga amasoro ngo mbakinira kompanyuma ntakina bambwiye ngo mbakinire solo nakina muzo mbasha nzi ko wenda hari abazize wenda bandusha gukina nyinshi cyane bandenze ariko mu bijyanye n'ibisohoke nanjye hari izo mbasha kugira ngo abantu bataza gukomeza gushidikanya reba nk'indirimbo ya Karahanyuze kubita upiga agasoro kayo ku buryo n'umuntu wo muri bande wavuga turiya musaza ndamukeneye ajya acuranga solo reba nk'indirimbo ucuranga irimo solo yamenya ntorangizi
nk'izi ndirimbo hari indirimbo z'Impara zirimo solo yamenyekanye. Aho ni sawa rwose. hari wenda hari n'akandi birumvikana ko duhari twinshi. None rero Muzehe Martin, tanga nimero kugira ngo abakunzi badukurikira bajye bagutumira mu mabande ubacurangire, bagutumire no mu bindi birori bitandukanye, kuko twumvishe ko rwose umurya utajya uhusha. Tanga nimero zawe. reka mbanze mbavugiriza akarya nkunda cyane. Kanyoroshye. Erina mwana nakunze, Erina mwana gikunda, bizukuri sinumva mabwire amagambo y'abantu bagiye kuzanesha umutwe nyabusa. Reka ncumbikira aha kwigana wenda nigana twinshi. Twarara reka tukurekure rwose. Bavuga ko amata aryoha kimukarusha, ariko mu busore hari ikibisumba, kurebana akana ko mu jisho umugeni, iyaba bitahe batanasigaranye. Ko numva tutasoza Martin. Uracuranga umurya neza neza, mwumva uracengera, mwumva uri kuwuzana ubwaka. Umunsi w'ibirori ukimukaganza, ukaba nk'umugirwa bakagushengerera, bikarya bake rubanda bagahera inyuma, iyaba sinamenye ikabigutegereje. Indirimbo ni nyinshi rwose, ahari nibiba ngombwa n'udukundira ntabwo wadutemba. Ako ko kitwa mureke twibuke iby'urukundo rwacu, yewe n'inshuti yanjye Verediana, tugihura ubwa mbere numvishe mukunze, umutima wahise wuzura ibyishimo. iyo ni Verediana. Nagukunze mu by'ukuri biramuye, ku buryo nawe ubwawe wabibonaga, iteka ryose numvaga mwishimo, narinze yuko namwe ni mundebere rwose, mundebere. Gusaza ucuranga ntako bisa. Mwumva mwakwiza umuziki, ntabwo wigisha gucuranga bose ababikeneye. Tanga nimero yanjye ni 079. Yego. Ni 0795 22 88 79. Zisubiremo. 0795 Yego. 22 88 79. Ya ubwo rero murabyumva, akaryoshye ntigahora mwitama. Ni mu nkundire nsezerere Muzehe Martin, yabahaye nimero rero abashaka ko yageza kubataramira, ni ukuri nimero muyikomeze. Rero ni mu nkundire nshukirize hano, ntabwo akaryoshye gahora mwitama, ariko mukomeza kukanda subscribe, mukora share, yewe no kureba ikiganiro ukagenda nta comment, ni ukuri nta tafari ubushyize. Yego rero mukomeze kutwereka urukundo rwanyu nk'uko mwabitangiye. Rero mwamuri kumwe nitwagena Imana, ndi kumwe na Musengimana Martin. Bye naho utaha.